Haleluya. Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Mama Evangeliste Mukaribiya Pasikazi. Navuze ko ndi umubyeyi, tumutware n'abana barindwi, ndi umukristo mu itorero rya ADPR Paruwasi ya Muhima, itorero rya Biryogo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kwibona ikinihira, nibwo bwa mbere izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nkimara kubimenya ko zaza, nabwiye umuryango, umutware n'abana, twese turi umuryango w'abantu 12, bampaye intashyo. Muzakire mu izina rya Yesu. Birashoboka ko ari ubwa mbere bamwe bambonye, ariko uwaba wumvira ijwi, nkunda gutambutsa ibiganiro kuri radiyo Inkoramutima ndetse no ku ma YouTube atandukanye. Haleluya. Nagiriwe n'ubuntu na Yesu, arampamagara amagakiza, ankura mu muryango w'abihaye Imana, anyemerera kumbera umushumba, aranyobora, nanjye nisanga mu itorero, twubaka ubumwe bw'abana b'Imana. Kugeza uyu munsi turitegura nk'umugeni wa Kristo. Tuvuge ngo amen. Namaze gusobanukirwa ko abari mu itorero bari mu mwanya umwe, bahuje ukwizera kumwe, baravutse ubwa kabiri, ni itorero rya Kristo. Iryo torero rya Kristo rero rigizwe n'ingingo nyinshi, ariko umubiri n'umwe. Niyo mpamvu twisanga turi abavukanye. Numvaga nari buzaba umubikira, ntibyakunda, ntibyanemera, kuko numvaga mbona ko abavandimwe banjye bamwe ari abihaye Imana, ari abapadiri, ariko Imana nge ntiyemeye. Byaje kuba ngombwa ko byari umwana ndi ku ntebe y'ishuri. Uyu munsi afite imyaka 18, ni umuhanzi uririmbira Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Vuka mu karere ka Rusizi, iburengerazuba, aho bakunda kwita Icyangugu. Rero uyu munsi nkaba ndi umwana w'Imana nkamwe mwese, kandi ndinzi neza ko dufatikanije umuhamagaro urugendo rujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Hari korasi nkunda Imana yampamagaranye, munyemerere tuyiririmbane, ivuga ngo nzakagendana, agakiza k'Imana nzakagendana. Nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana. Shimwa Yesu. Agakiza k'Imana we, ababyeyi nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana we nzakagendana, 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 agakiza k'Imana we. Itorero mukagendana abagabo, ababyeyi ntimugasige, agakiza k'Imana yera nzakagendana, 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 agakiza k'Imana we nzakagendana. Haleluya, 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 haleluya. Birakwiye kugendana agakiza k'Imana. Haleluya. Umugabo ukikagendana afite amahirwe, umubyeyi ukikagendana afite amahirwe, umushumba ukikagendana afite amahirwe. Uwiteka arakubaza, mbese uracyagendana ako gakiza? Agakiza twagahawe ku buntu. Imana yemera kwijishura umwana wayo, iramutanga kugira ngo ndokoke, kugira ngo nawe ukire, kugira ngo abari hano bose mutazarimbuka,
irangije ivuga ijambo ryiza, iravuga ngo igituma mutanze ni ukugira ngo umwizera wese hatarimbuka, ahubwo uwo nguwo hatera beranseregere, agira ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Arangije aravuga ngo ninjye mugati wamanutse mu ijuru, umuntu ndya ntabwo azigera asonza. Haleluya. Aravuga ngo ninjye gikombe, aravuga ngo umuntu unywa amaraso yanjye uwazabaho, uwazabaho, uwazabaho. Imana ishimwe. Vuga ngo amen. Uyu mugabo witwa Yesu atubeshejeho bitari bikwiriye, atubeshejeho nta cyerekezo cyari gihari, ariko yaravuze ngo umuntu ndya. Baza mugenzi wawe ngo wariye Yesu? Niba waramuriye uracyagendana agakiza. Mana tugirire neza, Mana ishimwe. Ndashaka kubabwira akantu gakomeye. Iyo umuntu apfuye ajyahe? Nupfu uzajyahe? Ko wabanye n'Imana igihe kinini, ukarya ibyayo, ukumva iby'Imana, nyuma yo gupfa uzajyahe? Mana tugirire neza. Buri wese Imana yararitse, wicara uvuga ngo Mana nimpfa nzajyahe? Batubwiye ko ubuzima ari uburabyo, ubundi niba ari uburabyo nupfu uzajyahe? Mana tugirire neza. Njyewe mpagaze aha ngizwe n'umubiri, ngizwe n'umwuka ndetse n'ubugingo. Ni ibintu bitatu bimpagaritse hano, kimwe kibuze na bibiri ntibyaba bikiriho. Umwuka niwo utuma umuntu amenya Imana. Haleluya. Umwuka uri muri nge niwo utuma amenya Imana. Ubugingo butuma wimenya ubwawe. Impamvu uvuga ngo njyewe ndinde ni uko Imana yaguhumekeyemo ubugingo. Mana tugirire neza. Naho umubiri ugatuma umenya aho uba. Uyu mubiri niwo utuma umenya aho mba. Mbahe mu buhe buzima, nitwara ute, nkora ute, mpagaraye ute? None se numara gupfa ibi bintu bitatu bizajyahe? Umubiri uzajyahe mama? Papa, umubiri uzajyahe? Umwuka wawe uzajyahe? Ubugingo bwawe buzajyahe? Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora gutandukanya ubugingo n'umwuka. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze kandi 12. Iyo ijambo ry'Imana rije ni inkota itandukanya ubugingo n'umwuka. Umwuka ukavuga ati nzi Imana, ubugingo buti nanjye ndizi. Imana itugirire neza. Nubwo ngizwe n'ibyo bintu bitatu, ariko ndimo umuntu urimo abantu babiri. Ndimo umubiri upfa n'umuntu wambaye kudapfiteka. Haleluya. Nambaye umubiri upfa kuko ari umubiri, kamere ya Adamu ipfa ari uko n'umuntu apfuye. Nkambara no kudapfiteka kuko Kristo yanzuye, kuko narabatuwe nkugwa mu byaha mbicyaremwe gishya, mba umuntu mushya muri Kristo Yesu. Umunsi rero napfuye, ubugingo bwanjye buzima bukijijwe n'umwuka wanjye ukijijwe bizazamuka bujye ku Data. Imana itugire neza cyane. Fata Bibiliya dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Turasoma umurongo waho wa mbere turagera ku murongo wa 7. Aravuze ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko n'urupfu, y'ibyaha n'urupfu. Kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatuma umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka.
ku murongo wa 5, abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Tuvuge ngo Imana itubabarire cyane, Imana iturengere, Imana idutabare. Haleluya, Yesu ashimwe. Yesu yaritanze. Si ubundi Yesu ninde? Ni umwana w'Imana. Imana imaze kurema isi yishyiraho abantu, ariko ibita umuntu umwe ari we Adamu. Irangije iravuga ati nubwo uri Adamu, ntabwo icy'ingenzi ari uko ugumaho wenyine, ugomba kugira umugore. Niyo mpamvu Adamu amaze kubona Eva yaravuze ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, aka ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, uyu yitwa umugore. Mu yandi magambo, imukuye mu rubavu bahise ko baringanira. Aba bantu ntabwo ari impanga, barenze no kuba impanga. Mugabo n'umugore barenze kuba iki? Impanga. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bari mu ndimwe ngo umwe aba ari muri placenta ye undi mu yindi, ahubwo bo umwe ni urugingo rw'undi. Imana ishimwe. Umwe amaze kuba urugingo rw'undi rero, aba bantu bararinganiye, bafite gutekereza kumwe, amaraso namwe. Murabyumva? Amaraso namwe, ubuzima ni bumwe, bagomba gusangira imibabaro, ibigeragezo, ibyishimo, intambara. Aba bantu bararinganiye. Hanyuma rero Satani kubera katishimira umuntu, ashuka umwe muri bo, ariko nubwo yashutse umwe muri bo, n'umwe w'urugingo rwa mugenzi we. Bivuze ngo ingaruka z'umwe zageze no ku wundi. Niyo mpamvu urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12 uhereye ku murongo wa 12 na 17 bavuga ngo umubiri umwe ariko ugizwe n'ingingo nyinshi. Bivuze ngo rero uyu mubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi, buri rugingo rwuzuzanya na rugenzi rwago. Ndamutse nsitaye akaguru, akano kamwe mu mano agize 5, ino rishobora kuvuga tuti kubera icyo ukoze ikosa. Ino rikavuga ati hoya ni ikirenge cyakandagiye nabi. Ikirenge nacyo bakirega kikavuga ati wapi, ubwo ukuguru niko kwakandagiye nabi. Ukuguru nako bakurega kukavuga ati hoya ngewe ntabwo ndi ijisho. Ijisho ryagombaga kurebaho ikirenge kigize gute kikandagira. Ijisho naryo tireka da, ntabwo ari njye ushinzwa, ahubwo ubwonko, ibitekerezo nibyo byagombaga kumenya ngo ndakandagira gute. Kandi ibitekerezo ni wo muntu. Tuvuge ngo amen. Niba ibitekerezo ari wo muntu, gusitara kwawe kwagize ingaruka ku mubiri wose. Imana idufashe. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mubiri rero gusitara kwawo, ingaruka zose ziri buze kugaruka n'ubundi kuri uwo mubiri. Bivuze ngo ingaruka ya Eva, icyaha cya Eva byari itegeko na Adamu akigenderemo. Niyo mpamvu uri mu rugo nyene, ibyo umugabo wakoze bigira umugore, kubana no ku mugabo n'abana n'umugore gutyo byose. Ariko muri Kristo Yesu akavuga ngo umubiri wa kamere utera urupfu, ariko umwuka wera uzana ubugingo. Imana itugirire neza. Narimvuze iki rero? Narimvuze ngo mu isi y'umwuka Imana irashaka ko numara gupfa ubugingo bwawe n'umubiri n'umwuka wera bizazamuka. Hanyuma uyu mubiri bakawusezera. Nubwo bawusezera bakakubwira ngo usigare mu mahoro, ngewe nasanze tubitegurira inaha tukiri bazima. Gupfa kwawe ubitegura uyu munsi,
ukiranuke ugendane iki agakiza. Iyo umuntu apfuye ubugingo n'umwuka bimuvamo. Iyo akijijwe ubugingo n'umwuka bye bijya ahantu hihirwe h'ibyishimo, ariho twita iki mu ijuru. Mbese uri gukorera ijuru, torero ry'Imana? Uri gukorera ijuru cyangwa uri gukorera abantu? Hanyuma iyo umuntu apfuye adakijijwe ubugingo bwe n'umwuka bijya guhanwa iteka ryose. Imana itugirire neza cyane. Mwibuke inkuru y'umukungu na Lazaro, aho yagezeho mu rupfu rwabo, umukungu abwira Aburahamu ati wambabariye byibuze ukabwira Lazaro akabanza akagenda akajya kuburira bene wacu usize. Ariko kubera ko uwapfuye atagira gute atagaruka, burya uwapfuye warumva ariko ntabwo ashobora gusubiza. Nusoma aya magambo neza uzasanga umukungu yaragiranye ikiganiro na Aburahamu kandi atakiriho, ahubwo ari kuvugana agira ngo avuganira abasigaye. Aravuga ngo Mose n'abahanuzi nibatabumvira ntabwo uyu nguyu ashobora gusubirayo. Imana itugirire neza. Wowe uri mu iri teraniro wambaye umubiri ugizwe n'ibintu bitatu. Ni umubiri nyirizina, umwuka n'ubugingo. Buri gice cyawe cyose nk'uko n'ubundi mu Baroma 12 hatubwira ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu, iyi mibiri ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye, ngo kandi ntitwishushanye n'ab'iki gihe. Agakiza kawe niba kishushanya n'ab'iki gihe uzarimbuka, ariko agakiza kawe niba katishushanya, umubiri wawe ukaba igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, uzaruhukira mu mahoro. Tuzavuga ngo rest in peace, uzayaruhukiramo nta kabuza. Genzura umutima wawe. Hanyuma ibi bice bitatu mvuze bikagirwa n'abantu babiri dusanga mu Bagalatiya 5. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, aho niho tubibona. Imirimo ya kamere iva kuri kamere y'umubiri witwa kamere dukura kuri Adamu, ari nayo ipfa umuntu apfuye. Iyi kamere ya Adamu ntikizwa, uzapfana nayo. Iyo Yesu aguhaye agakiza aba yitwikiriye. Jambo riravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bikagira gute bikatwikirwa. Bivuze ngo ibyaha impamvu bitwikirwa no mu kanya wabisubiramo, ariko kubabarirwa ibicumuro uyu munsi ibyo waje wiyumvira abantu batazi, ibyo wagambiriye abantu batazi, ibyo watekereje abantu batazi, ibyo wirengagije gutunganya abantu batazi, ibyo byose ni ibicumuro. Ariko ibyaha wasambanye, itorero turakubabariye, ejo wakongera ugasambana. Imana itugirire neza. Urahirwa niba wicaye ahangaha uri umwana w'ubugingo. Hanyuma uyu mubiri n'umwuka n'ubugingo ugizwe n'abantu babiri. Hari kamere idapfa, ariyo kamere y'umwuka wera, ari naho tugira ngo icyaremwe gishya. Hakaba n'umuntu upfa. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Ndashaka ko abantu babiri banyegera, abantu babiri mu nyegere. Imana iguhe umugisha. Hanyuma Mukaribiya nge uhagaze aha, ndimo abantu babiri. Ndimo umuntu upfa, nkaba n'umuntu usubira ku Mana. Uyu mubone ko yari Mukaribiya umwe, turahari Mukaribiya umwe, umuntu w'imbere na Mukaribiya isibona. Ngewe mpagarariye Mukaribiya isireba, uyu nguyu yahagarariye Mukaribiya impanda nivuga uzataha. Hanyuma yahagarariye iki? Imana. Tuvuga ngo amen. Abari inyuma murahari, muzamure turebe ko muhari. Uyahagarariye Imana, kandi Imana yaramye Mukaribiya urimo babiri, umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma.
uwambaye kudapfa iteka ni uyu nguyu, kubera ko ari icyaremwe gisha, kubera ko ari we uvugana n'Imana. Hanyuma uwambaye umubiri upfa ni njye Mukaribiya w'inyuma. Imana itugirire neza. Hanyuma Imana ivuze ngo nzakugirira neza ku muntu wese wavutse ubwa kabiri, Imana ibivuganye n'uyu nguyu. Tuvuge ngo amen. Iyi Imana ivuze ngo nzagutabara, ibivuganye na Mukaribiya uyu nguyu. Iyi Imana ivuze ngo nzagushyira hejuru, ibivuganye n'uyu nguyu. Iyi Imana ivuze ngo nzakwambika imvi z'uruyenzi, nzaguheka, ibivuganye n'uyu. Bivuze ngo Imana ifitanye ubusabane n'uyu Mukaribiya udapfa iteka. Bitewe n'iki? Jambo ravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengere mu mwuka no mu kuri. Mana ishimwe. Bivuze ngo iyo dusenze uyu ni usenga. Haleluya. Iyo mvuze ubutumwa uyu ni uvuga ubutumwa, ntabwo ari uyu nguyu wambaye umubiri upfa. Iyo Imana ivuganye natwe mu iteraniro ibiciye muri uyu, ariko akarasukira muri uyu mubiri sigaragarira. Tuvuge ngo amen. Niba Imana yarakubwiye ngo izaguha ubugingo buhoraho, ivuganye n'uyu. Kubera iki? Bafite umwuka umwe, ntibafatika. Umuntu w'imbere ntafatika mama. Imana ntifatika, ni umwuka. N'uyisenga ni umwuka. Hanyuma inyungu y'uyu muntu upfa, inyungu y'uyu mubiri upfa, kubera ko ari ikoti. Ni ikoti rifubitse iki? Uyu nguyu. Uyu mubiri upfa ni ikoti. Haleluya. Uyu mubiri upfa ni ikoti ripfubise umuntu wambaye kudapfa iteka. Hanyuma iri koti, umuririmbyi wa 5 mu Gakiza igice cya 3 avuze ngo iki? Aravuze ngo icyatumye ajya ku musaraba ni ukugira ngo umutima n'umubiri hakito balancere, kugira ngo bikizwe. Impamvu Yesu yagiye ku musaraba ni ukugira ngo umutima n'umubiri kamere zipfe, byaha biveho, mashyara aveho, ubusambanyi buveho, kwiba biveho, kuroga biveho, gusambana biveho, ubutinganyi buveho. Uwo mubiri niyo mpamvu yabivuze mu Baroma 12 ngo mutange imibiri yanyu hekonetala zomenifo, ngibi bitambo bizima byera. Rero kuba Imana yavugana nawe hakumva uyupfa ni igihombo. Imana itugirire neza. Kuba Imana yavugana nawe hakumva uyupfa ni agahinda. Bivuze iki? Mu gihe cyose utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, iki gice nta kiba gihari. Ubu tuba tukiri gutyo. Umuntu w'imbere muri nge ntawe ubuhari, ntagaba arabaho. Imana yavugana n'umubiri upfa, yahanurira umubiri upfa. Bapfana iki? Ntacyo Imana ipfana n'uyu mubiri upfa, kuko irabizi ko ari itaka. Hanyuma rimaze kuba itaka, ryemera ko iri taka barihingamo ibishyimbo abantu bakarya. Bivuze iki? Mu gihe Mwuka Wera no kuvuka kwa kabiri kwabaye muri iri taka, imyaka irera, imbuto z'umuntu w'imbere zigaca, imbuto z'umuntu w'imbere zikanyura, imbuto z'umuntu w'imbere zikagaragarira amahanga yose. Bivuze iki? Biravuze ngo kuko Imana nta kipfana n'uyu mubiri upfa. Bivuze ngo umuntu utaravuka ubwa kabiri apfuye ntaho yajya. Hanyuma igituma bakuroga ntupfe nuko w'imbere ari uyoboye. Igituma bakuroga ntupfe nuko w'imbere ari uyoboye. Bivuze ngo nuko duhagaze ubu Mukaribiya wambaye kudapfa iteka ni uyoboye, ni uyoboye. Iyo ayoboye ubu uri umuntu udasanzwe. Iyo ayoboye ntawagukoma mu nkokora. Iyo umuntu w'imbere ayoboye ugira agaciro mu mudugudu. Iyo umuntu w'imbere ayoboye ugira agaciro mu muryango.
iyo umuntu w'imbere ayoboye Imana ikugeza kure. iyo umuntu w'imbere ayoboye Imana yandika urundi rwandiko ruvuguruza inama n'imigambi. Hanyuma turi ku mibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Iyi mibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu, iyo uw'imbere ayoboye ni starobela kotambosas, iyo hagize ugukandagira ntabwo umubwira ati ski, ahubwo uramubwira ati sorry, ndabizi ko utabishakaga. iyo umuntu w'imbere ayoboye, iyo umuntu akurenganije akaza yitotomba muri ya kamere y'umuntu upfa, uhita uvuga ati kuko w'imbere ari uyoboye ntago nata umwanya, ntabwo nata igihe. iyo umuntu w'imbere ayoboye aba ari mu cyerekezo kimwe, muramenyana, ntabwo murwanyana, nta nubwo muhangana. iyo w'imbere ayoboye amavuta arakururana. iyo w'imbere wambaye kudapfiteka, iyo ari uyoboye, niyo ugeze muri karitsiye uri umuyobozi w'umudugudu, abaturage ubabona neza nk'ureba guca ndi kureba. Imana itugirire neza. Hanyuma iyi Imana ivuze ngo kugeza imvi z'uruyenzi nguhetse, ibivuganye n'uyu. Hanyuma urugendo rukarangirizwa muri uyu mubiri upfa, bivuze iki? Niba Imana yarakubwiye ngo imvi zizaba uruyenzi kiguhetse, birindisha uyu, ureka ayobore, ureka akorera Imana, ureka avuga ubutumwa, ureka abwirize, ureka yubaka urugo, ureka abari gucuruza, uzababanaho. imvi azazigira zigaragarira muri uyu, amahanga akibireba. Hanyuma ngera ku musozo. Haleluya, torero ry'Imana, haleluya. igituma ibyo mwabwiwe bidasohora, uyu mwamukuye mu kibuga uyu mwamukuye mu kibuga, musengesha umubiri upfa, ntabwo ari uhabwa amasezerano. Mama, uyu mubiri upfa mukobwa, ntabwo ari uhabwa amasezerano. Naho wasenga ukongera ugasenga, niba utaramenya agaciro k'umuntu w'imbere ufitanye relationship n'Imana, ngaba ari uyobora, uzasenga, uzatagangara, imisozi uzayurira, amajoro uzayabamo, utegereza ibyo wabwiye ko bisohora ntibisohora. Niba ukinisha icyaha, uyu muntu waramuharitse. Niba ukinisha icyaha, n'Imana wa yarayiharitse. Mu yandi magambo, Imana yakuyemo ikirenge, usigaye wiyobora. Hari iyindi esprit, undi mwuka uhita kwinjiramo, akaba ari uyobora. Satani akakubwira ngo cyaha, n'abarunaka barahaciye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ririmba ngo nzagenda nagakiza. Niba katakiri muri wowe, uzaguma iwanyu wa mukobwa we. Niba uyu atari uyoboye, wa mugabo we, urugo ruzagucanga. Wa mubyeyi we, niba uyu muntu w'imbere umunsi uvuka ubwa kabiri atari uyoboye, Imana yarakubwiye ngo ninjye ukubakiye, ikakubwira ngo nzabana nawe, warangije ukayoboza umubiri upfa, uragasigara, ruzagutagangaza, uzaruvamo, uzarusohokamo. Ariko uyu nayobora, azaba yambaye kamere y'ubumana. Iki nicyo kibanza cy'Imana muri nge, iki nicyo kibanza cy'Imana muri nge. Iyi Imana ije igatura muri nge, irakora mu mahanga yose. Yigeze uwacu aririmba ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Dore n'uyu, ntabwo dore n'uyu wicisha bugufi, akicishiriza bugufi muri nge, bakamukandagira atuye mu mubiri upfa, ariko agakomeza guca bugufi. Agakubitwa atuye mu mubiri upfa, ariko agakomeza guca bugufi. Ingororano n'ubukire muri uyu mubiri bagaragarira abantu, icyubahiro muri uyu mubiri ugaragarira abantu, n'ubugingo Imana yasezeranije umuntu w'imbere. Tuvuga ngo amen.
hanyuma ni ukubera iki muri iyi minsi uyu ashonje, uyu akaba ari ubyibushye? Torero ry'Imana, Imana yacu reka tuyihe icyubahiro. Kubera iki uyu w'imbere ashonje muri iyi minsi, uyu w'inyuma akaba hazi, akaba yambaye neza, akaba abyibushye, isi ikaba imukomera amashyi, umurenge ukaba umukomera amashyi, ariko mu ijuru bakavuza induru? Reba, vugana n'umutima wawe. Kubera iki? Kubera iki uyu ananutse, uw'inyuma abyibushye? Kubera iki uw'imbere ashonje? Kubera iki? Ndashaka kukubwira ko kugira maîtrise atari agakiza, kuvuga indimi nyinshi si agakiza, kwerekwa cyane mama si agakiza, ibindi byose uzi si agakiza. Agakiza ni ak'umuntu w'imbere. Tuvuge ngo amen. Hanyuma tekereza, uw'inyuma yambaye neza n'uw'imbere yambaye neza, nibwo rya jambo rivuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye kitazabasengesha amasengesho menshi, no kugira ngo imibereho y'ubukristo igaruke. Ni uko ugomba kubwira Yesu ngo nayoboje umubiri upfa, nibagirwa ko umuntu w'imbere ari uzasubira ku Mana. None Mana, uyu mubiri upfa iyo uwuyoboje urasambana, wabwiriza uwambaye ugasambana, wayobora ugasambana wambaye umubiri upfa, wahanura wambaye umubiri upfa, ariko ukaniba, ukanaba n'umwesikoro. Ariko noneho Zaburi ya 50 ngibyo urabikora, nkakwihorera, ukagira ngo mwanye nawe. Ubu mwese mwicaye hano, Imana iratuzi, iri kutureba. Ariko ndashaka kukubwira iki? Matayo 11:28 yaravuze ngo nukuri mwese ndi dogiteri, mwese abarushye, mwese abagize gute, n'abantu bameze gute, baremerewe. Aravuga ngo nimuze. Kuza byonyine gusa birakunaniye, umubwira ngo igituma nasenze ngatagangara nuko nayoboje umubiri upfa. Igituma nagiye mu kazi bakanyirukana, wabimbwiye ncyambaye kudapfa iteka, nkagezemo nambara umubiri upfa, none ndi kukaboneramwe ibibazo. Reba akazi kawe mama, nawe papa, nawe muko, kavuye ku Mana, ucyambaye, ukiyobora, ukiyoboza umuntu w'imbere. Yakubwiye akazi iranagasoza, yakubwiye urugira rugu, yakubwiye icyo uzaba n'ikindi uzaba, ukagezemo muhita mutandukana, utangira kuba nk'abandi bose. Reba ingaruka z'inzara ufite mu rugo rwawe, reba ingaruka y'agahinda k'umugabo wawe, reba ingaruka y'agahinda k'umugore wawe, ingaruka y'agahinda k'itorero, ingaruka y'agahinda k'ubukristo. Nuko uyu mwatandukanye akakuvamo, kandi uri cyagendera ku masezerano wiyitirira ko wayabwiye akiyobora. Niko abantu bazi, nawe ni nakubivuga. Reba niba ari koko ukuri koko ukiri kumwe na Yesu. Nyamara urarushye. Abantu mushaka kurimbisha umuntu w'imbere. Mana, wavuze ko uzangirira neza, mpayanze ubundi mbereke, mpaya modoka ubundi ntangire mbakandagire. Ntago umuntu w'imbere akora gutyo. Uyu muntu w'imbere iyo kamere ntayafite yo gukandagira abandi, ahubwo afite kamere y'imbabazi, afite kamere y'ubugwaneza, afite kamere yo guca bugufi. Umuntu w'imbere afite ADN ya Kristo. Kristo yarangagwa n'urukundo, kwihangana, imbabazi, guca bugufi n'ubugwaneza. Ubwo rukundo rero niba utarufite, ukaba wumva ko Imana igutabaye yaba yemeje abantu, ntabwo ariyo, nta nubwo izabikora. Naho wasenga, haranira kubwira Imana ngo uyu mubiri upfa nuceceke. Umuntu wambaye kudapfa iteka rero niwe bamenye, bajyajamo bavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto. Izo mbuto rero zica muri uyu nguyu. Uyu iyo ayoboye imbuto, itorero rigushakaho ziragaragara.
uyu iyo ayoboye imbuto umuryango gushakaho ziranditse muri Bibiliya. Uyu iyo ari uyoboye ukora ubukwe bwiza muko nubwo mbona utinzi wanyu. Uyu iyo ayoboye mama na bwa bucuruzi buremera bw'umunzani utabeshya. Kandi cyiza cy'umuntu w'imbere iyo ari gukorera mu gihugu kitari ikiwabo agenegwa igishoro n'igihugu turutsemo. Bivuze ngino ntabwo twaje kuhashakira, nta nubwo twaje kuharundira, ino ntabwo twaje kwemeza abantu, ino ntabwo twaje kuvuga kugira ngo ryijyane, ino turi mu kazi tuzataha. Bivuze ngo ibihembo by'uyu bituruka mu gihugu cyamwohereje. Niyo mpamvu uvuga ubutumwa bukakunyura Imana ikagutabarira ahandi batabizi badahari. Iyo umuntu w'imbere ayoboye Imana igutabara abanzi bawe bagihari. Iyo umuntu w'imbere ayoboye paruwasi yateranye ibirori biratambuka. Nigeze mvuga ngo iyo baroga, iyo umuroza aroga ubundi abashaka uyu nguyu, ariko uyu nguyu kugira ngo akuvemo urabona kuyampisha kubera ko ari uyoboye. Ibisansu byose rero uri muri uyu arabicakira, bakabona simfa, amahembe bakayatuma uyu akayafata, ibitega bakabituma uyu akabifata, narangiza nkongera ngatambuka ndibereje meze neza. Haleluya, haleluya. Niba udashaka kongera guhangana n'umurozi, yoboza umuntu w'imbere. Niba udashaka kwirinda icyaha, yoboza umuntu w'imbere. Uyafite guhamya ko Yesu ari umwami, uyafite guhamya ko tuzajya mu ijuru. None se niba twigendera ameze gutya, urumva ari nde wabasha kumpangara? Ninde wampangara ndi kumwe n'Imana? Ninde wampangara ndi kumwe na gitare? Hoya yewe, hoya nta n'umwe. Igituma uhora mu masengesho ngo cyamfashe hano, ngo cyamfashe hano, ngo cyamfashe naha, nuko uyu nta uhari. Uyu waramu rekola sebone compre force. Uyu waramuharitse. Niyo mpamvu uhora muri ndapfuye. Imana itugirire neza. None umuntu utaravuka ubwa kabiri urumva adapfuye kurushaho, urumva adafite akaga, urumva adafite ikibazo. Ndashaka ko umuntu wese wahamagawe na Yesu yiyanga akiyikorerera umusaraba. Nigeze ntangira mvuga ngo ino rishobora gusitara, ariko umuntu w'imbere ntasitara. Umuntu w'imbere ntapfa, ntarogwa, ntatukwa. Niyo bamututse aravuga ati data bababarire kuko batazi icyo bakora, ntibamenye n'imbaraga ibayobora. Mana itugirire neza. Uyu nayobora ntabwo uzongera gusenga yandi yose. Ibanga dore ngiri, ibanga ni imibereho misha yo muri Kristo Yesu. Ngo abantu bakwanze uyazaca ku mushumba kubera ko bahuje ubumwe. Umushumba avuga ati ndumva nuzuye kugukoreraho iki umugisha. Mu ijuru bamumenyera ibimutunga ino, bakamwambikira icyubahiro inaha, bakamutambagiriza inaha. Kubera iki? Kubera ko akora imirimo yamuzanye inaha. Umunsi itorero rizataha cyangwa Yesu Kristo nawe agarutse, uyu niwe uzagenda, umubiri usigare igitaka, ibyatsi bimere. Kandi barakubwiye ngo rest in peace. Uyu niwe ugomba kuruhukira mu mahoro, kuko azaba yicaye iburyo bw'Imana Data, ari mu gituza cya Aburahamu. Niba uri mu iri teraniro, mu myaka umaranye na Yesu, ninde uyoboye? Ninde uyoboye? Ese waba ucumva ko Imana yakugirira neza? Isengesho ryawe risengande. Torero ry'Imana, uyu ni uririmba. Niba ari uyu utaririmba, buvuye muri korari ubanze wicare. Niba ari uyu udahanura, buvuye mu bahanuzi, akaga katarabageraho. Niba atari uyu ushumbye butanze inzira, niba atari uyu ubwiriza ubutumwa bwiza bukinguriye abandi, kuko hari cyariho 7,000. Niba uririmba atari uyu uririmbiye muri wowe, ndakurahiye
inyuma y'igikuta. Yesu akweze, Yesu agutunganye. Imana ikeneye umuntu w'imbere, ntabwo ikeneye uyu mubiri. Hanyuma icyubahiro, ubukire n'ubugingo birindirwa inaha kubw'uyu afite agaciro. Uyu naba mwiza n'ibyo wambaye nitrebye. Uyu naba mwiza uzubaka etaje ujya mu ijuru. Uyu naba mwiza uzambara ikositimu zivuye mu mahanga, kubera ko ijuru ryavuze ngo roho nziza, umuntu w'imbere agomba gutura mu mubiri upfa asa neza. Haguruka dusenga Imana.